umuco nyarwanda ukuyemo ibintu byinshi ku buryo ugiye kubyinjiramo byasaba ibisobanuro byinshi bitandukanye, ariko ubundi kera abanyarwanda barakundanaga, bagakundana, bagasurana, bagashingirana, bagasangira, bagahana inka. Ibi byose ni umuco nyarwanda. Iyo ukaba uzi ngo runaka mfiteyo mugenzi wacu w'umunyarwanda, ukamusura akaguha inka, mugashingira, mugahana abageni. Ibi ni ibintu byatumaga umuco nyarwanda ukomeza kubaho, tukabaho nk'abanyarwanda kandi bakundanye. Ikintu gikunda kwangiza urubyiruko rw'abanyarwanda cyangwa urubyiruko muri rusange ni byinshi. Ubundi urubyiruko rurimo uburyo navuga bubiri: urubyiruko rwagize amahirwe yo kujya mu mashuri n'urubyiruko rutagize ayo mahirwe. Dore ku rubyiruko rwabashije kugera mu mashuri muri iki gihe, bo bashukwa n'ibintu byinshi, hari ibintu byitwa ngo ni tekinoloji, ikoranabuhanga. Barize biga ikoranabuhanga, amatelefoni, za kompiyuta, interineti. Ugasanga mu mwanya wo gukoresha ibintu byiza babikoresheje mu bintu bibi. Bagiye muri za porunogarafe, bagiye gukoresha ikoranabuhanga mu rwego rwo kwesikoroka abantu babiba, kandi ibyo ngibyo ntabwo biranga umuco nyarwanda. Rero icyo nasaba urubyiruko, bazi amahirwe bakiga, bakoreshe neza amahirwe babonye bo kwiga kugira ngo babyaze umusaruro. Rero kuri ibyo byose icya mbere na mbere ni uburere. Aho ndagaruka ku babyeyi. Ababyeyi dufite uruhare rwinshi kugira ngo urubyiruko rubeho neza, kuko urubyiruko niba umubyeyi atararize neza umwana, n'umwana ntabwo azakura neza. Mu kinyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Niba mbivuze neza, umwana uburyo yakuze abona ababyeyi be bitwa cyangwa bamutwara, niho azakura gutyo. Nakura abona ababyeyi ari abasinzirirwa mu kabari bagataha mu gicuku, niho azakura azi ko ari bwo buzima. Ariko nakura abona ababyeyi bamurera neza, bamwereka icyiza, ati iki ni kibi ntugikore, bakamwereka icyiza, umwana azakura neza. Ariko umwana nakura abona ababyeyi birirwa barwana, niho azakurira muri ubwo buzima. Rero ndasaba ababyeyi nabo tugire uruhare kugira ngo urubyiruko rwacu ruzakure neza ndetse rubeho neza. Rero ku rubyiruko icyo nabasaba, birinde gurupu mbi, kuko buri uko ugiye muri gurupu mbi nawe urangirika. Mu kinyarwanda baravuga ngo mbwira uwo ugendana nawe ubwire uwo uriwe. Niba ugendana n'umuntu mubi nawe uzaba mubi, kuko azakwangiza. Nugira inshuti irwa mu kabari, ubwa mbere azagushuka, ubwa kabiri ushiduka nawe agiye mu kabari mu mwanya wo gushaka icyo gukora. Mushaka inshuti nziza, ahubwo izo nziza mugeze guhindura za nshuti mbi kugira ngo nawe bave muri bya bibi by'ababasa, ahubwo baze mu byiza. Murakoze cyane. Icyo kibazo rero muramaje ngo kubera abasore b'Abanyarwanda batinda gushaka, icyo ni ikibazo gikomeye, ariko natanga ubusobanuro bukeya. Umusore ari impamvu nyinshi zishobora gutuma atinda gushaka. Ashobora kuba atarabona ubushobozi kugira ngo abashe kuzana umukobwa babashe kubaka urugo. Iyo bikaba imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri, akaba n'ababyeyi bamwe na bamwe bashaka guhenda abakobwa babo. Rero ugasanga ababyeyi bamwe barashaka gufata ababyeyi babo, ibyo nakwita kubacuruza. Ugasanga umubyeyi avuga ngo umukobwa wanjye kugira ngo umutware ugomba kumukwa inka 15 cyangwa 20. Icyo gihe wa muhungu bizamunaniza gushaka umugore, kuko azashaka ahantu avana izo nka zimunanire. Rero ababyeyi natwe tugerageze korohereza abasore bacu kugira ngo babashe gushaka, ndetse aho kugira ngo batange izo nka nyinshi, musaba ibishoboka bikeya, ahubwo umufashe kubaka urwo rugo, kuko najyana umukobwa wawe naza ababaye umuhungu wawe ubasha kububakira. Rero impamvu zo ni nyinshi, ariko impamvu nyamukuru nizo ngize ebyiri.
abasore kuba batafite ubushobozi cyangwa bamwe na bamwe bagatinya akumva ko niba ibihumbi 500 y'amanyarwanda atazabasha gutunga umukobwa kandi ngo wabuhembwa 100 watunga umugore mukabaho nibwo wabuhembwa 50 umugore uramutunga mukabaho uko ashobora no kuza ari wo mugisha wawe wo kubona amafaranga menshi cyangwa nabakaza nabagakora mwese mukwawuza hamwe mukubaka urugo rwanyu Kabagala tutogede Kabagala kutwala busifu